amazi arayasengeye arayaguhaye ngo uyoge, nta kuretse ngakubwire ngo wenda mu mutwe uramanuramo rimwe cyangwa uroga gutya nimba ari no kuyitawarisha rumva, ahubwo barakubwiye ngo nyereka aho dushiri nyakoze, kandi atari n'umugore mugenzi wawe, uri umukobwa undi ni umuhungu nyine, umwe ni igitsina gore undi ni igitsina gabo. Ibyo bintu nanone biza mu kuntu wumva ko bitari ariko kukoza by'umukozi w'Imana wabihamagariwe ndumva nta kibazo kirimo. So intoki ze ziba ziri mu mwuka. Kugukoraho bitwaye iki? Kugukoraho nta kintu bitwaye. None se kuki atakogerezaho abantu bari kureba? None se reka nkubwire ukuntu rero harimo irenge. Ntabwo yakogereza harimo iryo hohoterwa ryawe. Ririmo kankubwire. None se nimba agiye kukoza, sibyo? Uri umukobwa kandi n'umugabo. Ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bihuriye. Nuko yakoza ari umumama ku mama nta kibazo. Wabikisi kukoza wabiki? Oya naga ari byo nk'umuntu w'umupasiteri. Twifatire nk'urugero nk'ubu ndi pasiteri nje kukoza uje kunyonza. Njyewe ndavuze ngo nta kintu naba, ariko ibyo bintu nk'umuntu usenga ntago ari byo. None se ko amazi wayasenge ufite ububasha bw'uko ayo mazi ari bumukize, ko cyataye nayo no sinoki zawe zirimo umuti waba kucyubirwanya. None se nyine wowe uje kunyoza izo noki zawe zirimo umuti? Zirimo ububasha mba ndi gutegeka. Ubwo bubasha rero ufatishe kuri ayo mazi ngiye koga, ubwo bubasha uvuge ngo ndategetse, kubera yuko umuhanuzi aba afite imbaraga z'Imana arategeka ikintu. Guhamagaga kuza kunyoza uwo noneho warangiza ukabwira umuntu w'umukobwa ukanamutawaza mu gitsina. Yego. Oya. Ibyo byo wapi? Urugero nyine. Wambara iki? Bikini ujye ushaka kuzambara? Oya. Nkunda kwambara oya mu mazi se bambaramo bikini. Nkunda kwambara utumayode nyine nkajya koga bisanzwe. Winerisoni. Ntago ushaka kwifotoza ifoto nk'iya Jackie? Nayifotoza nkayishyira wenda nko muri telefone yanjye ko sinayipostinga. Ninde wayigufotora? Ubwo Jerry yayifotora? Oya ngiye mfite groupe tujyana koga. Yego. Urumva ko turi benshi. Nurugero ushaka nko kwifotoza ifoto yawe. Azira Jackie ajya yifotoza. Jerry nararagira naribi ako kazi nakamu. Jerry ntararagira. Yego nibyo. Kandi umuntu yakumenyereye numvise yarakumenyereye. uri single, searching uri single, comfortable uri single, engaged ufite umuntu ufite umuturanyi sha uwo muntu se amena ibishingo wanjye nanjye ngamena y'ibishingo. Okay, Imana izabubakire tu. Nicyo kintu twabifuriza ku bantu baba bari mu rugendo. Umeze neza ariko? Meze neza. Uyu munsi ko utagiye gusenga? Uyu munsi abose saa 8 navuyeyo. Cyangwa usengeye iwanjye? Uvuga ngo usengeye mu rusengero rwanjye. Ngo bagiye ngo twagiye mu cyumba. Mu cyumba kumara iki? Gusengerayo. Ariko mu cyumba gusengera biremewe. Icyumba bavuga ni ikihe? Ntabwo se wumvisha iki? Numvisha icyumba cyo kwa Rugamba, kwa Gitwaza, kwa Masasu, kwa Masengo n'abandi benshi. Kandi aruvuze ko twasengeye iwawe, nako nabyo byashoboka. Ubwo impamvu uvuze iwanjye hano ho nkorera ibiganiro muri ararume bahita iwanjye, kandi hari icyumba cy'amasengesho. Haba n'urusengero. Ariko hari ikindi cyumba warutekereje? Oya, ahubwo hari ikindi wari wumvisha. Abantu bakunda gusengera mu bihe byumba, ni nk'ibihe byumbuzi basengeramo. Byumba nyine byahariwe amasengesho. Yego. Hakajya abantu bameze gute? Umuntu wese wifuza gusenga. Wifuza gusenga? Wifuza nyine gukizwa, kwakira umwami n'agakiza. Koko se turebye intego ibijyanye abantu bose mu cyumba n'imwe? Hari umuntu ujyayo ashaka gusenga ngakizwe, hari umuntu ujyayo ashaka wenda hari ibyo yifuza kujya bigerweho, hari n'ugenda afite umugambi wenda wo kuba yabagusha. Mu buhe buryo? Abakobwa nyine turi sex bitandukanye. Hari umukobwa ushaka kukureba ukava mu byurimo, sibyo?
hari n'ukuntu ashobora kuza yambaye kandi ntabwo wamusohora kubera yuko ni ukuvuga ngo insengero zibakiwe abanyabyaha kugira nyine bajyemo bakizwe n'izabo ntabwo wamusohora ahubwo nyine ushobora kumwigisha ukamubwira ati nko mu nzu y'Imana ntabwo baza bambaye gutya. Ese nkawe reka twivugire kuri we ndi kubona abandi ntabwo tubazi, uramutse uvuze ngo genda mu rusengero ukoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo uri bugusha abantu, wakora iki? Ni ukuvuga ngo mu rusengero tumenyereye ko tugomba kujyayo twikwije. Yego, ni ukuvuga mu gihe ugiye wambaye uzumve niyo umuntu yambaye urukweto rurerure nka kuno nambaye urukweto rurerure nkinjira karavuga, noneho abantu bose bagahindukira bakakureba. Noneho ushaka wambaye umwenda mugufi urumva wabagwisha. Ni ukuri. Kubera iki se abantu bataba bari mu mwuka ntibigire icyo bibatwara? Ni ukuvuga ngo hari ikintu kigerwaho wenda umuntu akagerageza kihangana bishoboka, ariko nanone bikanga. Ntabwo umuntu wenda dushobora amatako wenda kurura abantu aratandukanye. Umuntu ufite agatako k'inzobe gasa neza ntabwo yakwicara imbere uri pasiteri wicaye wenda wicaye ku gatuti hejuru, njye nicaye ku ntebe y'imbere. Kandi abakobwa bambara ubusa kenshi mu rusengero bicara ku ntebe z'imbere, sinzi impamvu. Noneho aricara wenda ashobora kuba abyibushye nkanjye, wenda hano mu maguru ye hagasa nk'afatana wenda ku buryo ubwambure bwe butajya hanze, ariko hano ubu hareba. Nose ubwo waba uri gusenga aho se uharebye hagutwariye uracumura? Ntago nose ko ndi kukureba nacumuye? Nose hari ubusuri kubona ntago nacumuye, gusa nzi ko urumva yicara nyine ateraho ijisho. Wari wajya gusenga ambaye akantu kagufi ukabona hari umuntu uri kukureba? Nawe nagiye gusenga nambaye akantu kagufi. Niyo hantu wagiye wambaye akantu kagufi barakureba? Nagiye kuri date. Kuri? Nasohotse. Wasohotse nishira waba uri kukureba? Ariko uca ku bandi. Uca ku bandi? Uca ku bantu nyine bitewe naho mugiye kwicara, hari abantu ucaho kandi ukabona nk'umuntu yasohokanye n'undi muntu ariko uciyeho arahindukiye ukurikije amaso kakurenga. Kandi hari n'igihe utanambaye ibintu biri bigufi cyane. Nimba ari irara abantu bagira ntago mbizi. Nawe wabyemera ko abagabo bagira amararize? Nari umuntu ambwiye ngo ni nsayidira. Ngo ni nsayidira ntaga ngo bagira nsayidira. Bagira nsayidira yabwo ni iki? Ngari navuze ngo abagabo shaho bakunda ugasanga umuntu afite umugore mwiza pe, aho ugasanga nyine yirirwa yirukanka nk'ukundi mukobwa kandi afite ikintu arusha umugore we. Ati rero nimba ari rara abagabo banemanywe, nimba ari cyarambwiye ati reka kutazatuvuga nabi. Kandi nayo mbibajije umuntu nyine igitsina gabo arambwira ati babyita nsayidira. Hari umuntu wari wasayidira wowe? Hari umuntu wasayidira? Oya, ntago byabura. Ariko kubinshi cyezo no kubinshinjije kandi ntabyemeye. Ntabwo bigushinjije nivugiraga. Rwari urugero. Ndahakanye. Urahakanye? Hari uwabonye wasayidira undi? Barabikora. Hari wari washaka ko umusayidi ukamustopa? Kwa ko nari igisambo ndamuganguje mu gihe ki. Ni ukuvuga ngo ntago wimana? Nge ntago ndi igisambo. Uratanga? Ahubwo baza mu gihe kibi nyine, iyo gahunda nayo mfite. Ariko hari igihe uri muri sezo y'ubuntu bwinshi. Y'ubuntu bwinshi bw'amasengesho. Ubuntu nyine. Wazambajije se? Bwa bundi amaji yaririmbye butiza urugi. Yego. Twibereye mu murongo wo gusenga. Kwa turi kuvuga ku bijyanye n'icyuma. Ujya ujya gusenga? Yego. Ujya ugiye gusenga uvuye mu rugo. Ubu nyine ukava nko mu rugo ukambara ukavuga ati uyu munsi ngiye gusenga. Uba wumva ugiye he gushaka iki? Ni ukuvuga ngo buri wese mu mutima we agira ibintu byinshi atasangiza nk'umuntu. Kumva ko nusenga uraruhuka, kumva yuko nyine hari umugabo mu ijuru ugiye gutura ibibazo ufite bigasubizwa. Ngiye kujya gusenga nta muntu mba nkurikiye mu rusengero. Yego. Cyane ko na pasiteri ntago atari Imana yonyine imumanukiye ngo nimba ari ibyaha byanye cyangwa ibindi ngo imuhe imbaraga zo gutuma bivaho, nawe ntago yabikuraho. Ngiye njya gusenga nta muntu ndebeyeho ku giti cyanjye, nyine ngira ngo ninginga Imana. Ugenda ugira ngo winginga Imana. Wari wagera mu cyumba ugasanga ibyari bikujyanye byahindutse cyangwa ibyo wajyaga gushaka si byo uri kubonayo? Ngiye ngize kujya gusenga ahantu numva ndi mu mavuta. Hari ukuntu uri mu rugo kavuga ngiye gusenga basi numve mbohotse mu mutima, ariko numva harimo ikintu
shangeze muri icyo cyumba navuye numva nishimye, nasanze bakonje nyine. Hari ukuntu umwe ahanura nimba baba bapingana, nimba baba batumvikana simbizi, ukabona gutya tuba muri kuri rimwe natangira guhanura ugashaka kunzimya ngo nceceke nawe uvuge, nyine nkasanga ni circulation iri hagati yabo imeze ukuntu. Byarangiye ntashye rwose, ntabwo nafashijwe, ntabwo byanshimishije, kandi nari ngiye numva nyine mbishaka. Bo ubwabo banza kubera ko abahanuzi b'ibinyoma bariho n'abukuri bariho, ubwo urumva bo ubwabo rero nimba ari ukutumvikana batandukanya. Oya, ntabwo nzi ko batandukanya. Ujya ukunda kubona dukoresha ibiganiro ukabona kuri social media umuntu aje kuvuga ngo Imana irambwiye. Uriya muntu ubwirwa n'iki ko ari kubeshya abantu cyangwa ari kuvugisha ukuri ku giti cyawe ukoresheje? Njye numva nk'umuntu akazi kavuga ngo Imana yambwiye ibi n'ibi, nimba ari ubutumwa Imana yamubwiye ku muntu, ntabwo numva ko ari ngombwa kaza akabishyira ku mbuga. Njye numva ko ahubwo ashobora gushakisha uwo muntu Imana yamutumyeho, nyine akaba ari wabibwira kuko niwe bigenewe. Ni ukuvuga ngo buriya n'umuntu njyewe uhanura muri rusange ntabwo mwemera. Ushaka umuntu kubera yuko ni ibyanjye ku giti cyanjye, Imana yabikunyujijemo irabikubwira. Ibyo bintu ni ibyanjye ku giti cyanjye, bibwire njyewe, wibivuga muri rusange, kuko abantu tugira amashyari rega. Nta n'umuntu ugira ishyari nk'umuntu usenga. Wowe uzi ko ujya impaka n'Imana igihe bigomba kukubwirira ibyawe? Oya, nyine nimba wowe Imana ikunumyeho, ibyo bintu nabikubwiye ngo ubimbwire, ko ntabwo bivuze ngo ubibwire abantu. Imana inyuza ibintu byawe ahantu ukunda kuba uri. Yego, nyine uwo muntu ndi mu rusengero nawe kandi nihari, kandi ukunda no kujyayo. Yego, ahubwo n'ako kanya ndahari. Imana iravuze ati uyu muntu mugire neza cyangwa ibi n'ibi n'ibi, nose kucyo abivuga muri rusange. Yego, wari wakomereka kubera umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana wumva umwibajijeho? Oya, nta muntu wari wamanurira cyangwa ambwira ikintu numve mwibajijeho. Ujye wibaza ku bandi. Wenda ku bandi birashoboka, ariko kuri njyewe nkuruye neza numva ari nawe. Ubu ntabwo uricara ngo ufate nka telefone uhamagara umukozi w'Imana ati dusengane cyangwa tujyane ku musozi kwinginga Imana? Njyewe umuntu njye njyana n'umwe. N'umugabo? Nitwa Mama Prince. Yego. Kuki utajyana n'umugabo se kwinginga Imana? Ntawe nabonye. Ryarari wavugaga, irari ntabwo ryaza mu butayu. Oya se, ntago simvuze ko ritazamo, kubera yuko mu butayu si ibintu byose si biberayo. Urugero? Rega mu butayu ngenzi ko hari abantu babanza kuzamuka ku musozi bakajya gusenga kugira ngo bavumure nk'ahantu, kuko urumva hari umuntu wahageze atahifuriza ibyiza abantu bari buhaze, akabanza akahazinga cyangwa akanahavuma. Rero nyine urumva uwo nguwo waje kuvuma ahantu abantu basengera, ni ibyaha bye byose yabihakorera. Ariko njye nta muntu twe twurirana nyine umusozi ngo tujyane gusenga ari umugabo. Ubasanga? Ntabwo nagize amahirwe yo kumenyana na wenda n'uwo muntu w'umugabo usenga ngajya nsengera. Nimba hari udukurikiye ushaka kugusengera rwose amanika ukuboko hejuru. Kandi mfite umuntu nsengera. Ndamuha nimero zawe. Mfite umuntu nsengera, kubera umumama dusengana kandi ibintu byose ambwira mbona ko ari byo. Imana iramukoresha neza. Ni ukuri, nta kibazo mfite, nta kintu nashinze Imana. Nta muntu ujya kureba ngo akwibaze havuga ati akwite nk'uburyo utari wowe. Baho muri sosiyete. Bigenda ute kuri wowe? Maze buriya nkunda kuvugwa. Njye nkunda ikintu nkora abantu bose bakanyibazaho, kubera yuko mu gihe njye ngikoze ngishaka nta kibazo. Wowe se urinde wo kumburanya. Iri ni ibiki ukunda kuvugwaho? Ndirata. Kandi ntabwo nirata pe, niyo mpamvu bitajya binshira umwenda. Ikindi? Bakunda kugushinja ko ujya ugira? Oya, babikwa ko njye nsenga, bakunda kunshinza ko nambara neza, ariko ntago wikwiza. Ngo hari igihe nambara imyenda migufi kandi nsenga. Ariko njye imyenda nambara ntabwo ibinciriye urubanza, niyo mpamvu nyambara. Nta muntu ushaka kubona yambaye akantu kagufi ngo akwite indaya? Nta muntu urabinyita. Urabikwita. Wenda abana babivuga mu mutima wabo cyangwa aho nambutse, wenda basigara babivuga simbizi. Kuko tugira iyo myumvire ariko urabizi. Yego, ariko njye nta mwenda nakambara sibye indi myumvire y'abantu watuma mu maso y'abantu ngaragara nk'indaya. None se ntago ujya kuri piscine?
Ukunda koga cyane ndanabikunda. Iyo ugiye koga wambara iki? Ngiye koga biterwa nyine. Ibaze Rihanna yagiye ku mazi yambaye pinjama. Ibaze iyo foto. Nambara n'ubundi ibyo kujyana mu mazi. Urugero nyine wambara iki? Bikini ujya ushaka kuzambara? Oya. Cyangwa ugira isoni? Kwambara oya mu mazi se bambaramo bikini. Nkunda kwambara utumayo dube nyine nkajya koga bisanzwe. Winerisoni. Ntago ushaka kwifotoza ifoto nk'iya Jack? Nayifotoza nkayishyira wenda nko muri telefone yanjye ko sinayipostinga. Ninde wayigufotora? Ubwo Jerry yayifotora? Oya ngiye mfite groupe tujyana koga. Yego. Urumva koga turi benshi. N'urugero ushaka nko kwifotoza ifoto yawe. Azira Jack ajya yifotoza. Jerry nararagira naribi ako kazi nakamu. Jerry ntararagira. Yego nibyo. Kandi umuntu yakumenyereye numvise yarakumenyereye. Kagira inkuru ndaza kumenya. Ngira isara abantu bajya ngo nibyo. Ntago ari ibyo rwumva. Iyo umuntu yakumenyereye. Oya ngiye kuvuga. Abantu kutubeshya tunahari koko twese. Nyine ubwo impamvu bivuze nuko nzi ko bishaka kuba atari inshuro Jerry muhurira aho dukorera ibiganiro. Ubwo nari ntangiye kumva ko hari skora bigize akasa mutwe. Oya ariko ubundi urumva ndaza kumenya nimba hari handi hantu mujya muhurira na Jerry nimba atari mu kazi. Nyine kintu ngiye kuvuga ngo iyo umuntu yakumenyereye kuvuga ngo Jack igeze kuvuga ngo umuntu uramufotora ari amafoto. Kwako bamenyeranye ngo ababona ari ibisanzwe kuri we. Mutaramenyeranye se wabiki? Urumva nk'umuntu urabona nka ukutya umbonye nambaye gushya. Ejo mbonye ntambaye gushya watungurwa nyine hari byinshi ufite amatsiko yo kureba kuri ngewe. Ariko ibyo nimbikoreka uyu munsi nejo nkabikwerekana ejo bundi amatsiko nyine. Niki kintu abagabo bafite amatsiko kureba ku bagore? Nge nago nyiskwera yuko wambara n'umwenda mugufi akakureba. Iyo ugiye kuva mu rugo niki kintu hantu wikwiza cyane ku buryo uvuga ati ntaza gucumuza abagabo? Niki kintu sho ku mabere. Nubyara se? Nubyara ko bazaya bagusanga ku muhanda wari kuri umwana ari kuri kwa kundi wishyira akantu nyikonza nzaya nishyira akantu nonse. Ibyo rero ushobora kuza dufite ibyo bintu uri kuvuga nyine nuko yari ko tarabyara. Ariko nko mubyeyi dukurikiye hari igihe uri muri stress z'urugo umwana ari kurira. Icyo gihe nyine warabaye umumama. Icyo gihe warabaye umumama kandi cyane ko nyine kwima umwana ibere naga ari byiza. Ariko ko nyine nyine umukobwa nyine ngomba kurisigasira. Nta muntu uronsa harya. Harya umukobwa batari yonsa. Correct. I'm sorry. Ari nibeshye. Ibintu byose uzabivuga wowe. Ntacyo. Honka abana. Ntago nk'abantu bakuru. Ariko ngara abantu bakuru bibebeza nabo bakonka. Kandi abonye umugabo ari konka. Ya. Ariko nk'iki umugore we? Yego. Biremewe ariko. Amashereka atari ukunkonka n'amashereka. Harimo vitamine. Harimo intungamubiri. Ngiye numvisha amashereka biho. Umugore we ngafite iyo story narayibonye umugore afite ukuntu iyo bagiye mu rugendo basize umwana. Umugabo ari we wonka. Yego. Ngiye ntago nayonka amashereka arabiha. Kandi biriya nabonye ari byiza. Ntiwayonka ariko nushaka n'uyakunda uzajya umwonsa. Ntayamukubita. Nukuri. Reka twigarukire tujye ku rusengero kuko ntago ndi gushaka ko nubwo turi gutebya ariko uri buze kumbwira neza ukambwira ukuntu uri gufata ivuga butumwe uri kubona muri ino minsi cyane cyane ryo kuri social media. Dore ko nubwo wenda wavuze ati nkunda kujya ku rusengero n'ibiki ariko wenda ushaka ubutabiha umwanya cyane. Ushaka kuba atari ibintu byawe kuko hari igihe tuvuga ngo uyu muntu arasenga akunda gusenga. Ndasenga. Gusenga nyine biraho nk'abandi bose. Aho usko ndi umuririmbyi kuri kuvuga ngo biraho. Uririmba muri korari? Yego. Iyo uzayinyereka ubwo ntibigira intambara nanjye njye mpasengera. Yema nshaka amakorari atagira ko abaneza. Uziko abaneza. Korari waje warapfumuye izuru, wajya ufite tatuwaje ntibagukuremo. Izuru ntago byemewe. Ntago byemewe. Nihe yemewe gupfumura?
amatwi turayeme dega muri Anglikani ni muri Anglikani sijya mbona se abantu muri church njya mbona abakristo batoboye amazuru ariko ni kuvuga ngo urusengero rugira amategeko yarwo none nakora rikagira amategeko yarwo cyane ko muri korari bavuga ngo nta nimubwo twemera imisatsi wowe wumva ubishoboye ukayijyamo wowe ku mutwe ntago bijya ari numva nyine twege muri korari hari amabara batemera ariko bino nibihangana nanjye nabikunze ikintu bita deliverance urakizi kuri wowe deliverance ni iki ubu ushaka kuvuga ko yo wumvisha bavuga ngo deliverance kuri we wumva ari igikorwa kimeze gute gikorwa gute uko ubizi cyane kira ni igikorwa nyine kihohoterwa n'ubundi oya deliverance ntago ari hohoterwa kubera deliverance no gusengera umuntu kwirukana abadayimoni bamurimo oya ntago ujya gusenga nakumvisha oya kamubwire kubera ko ari igihe umuntu uvuga ngo deliverance reka ngufashe kugira uhite ubona uzi impamvu ngiye mubwiye ko ari nk'ihohoterwa biterwa uburyo byakozwe biterwa nyine n'uburyo byakozwe gukorwa nabi ukabyita ihohoterwa ariko ntago nahamanya nawe kuko hari deliverance ikorwa yemewe ni ukuvuga ngo pasiteri cyangwa se undi mukozi w'Imana wabihamagariwe wabisigiwe mu kugusengera birashoboka ko buranya mbyita abakatolika bafite ukuntu babikora ariko byo biri ni byiza ni ariko nabyo njya numva ngo nukwerana na padiri ukatura kandi padiri se saba yinuza abari iki na padiri ntaribi ari pasiteri na padiri wakizira nde ari kuvuga ngo sanga bari abantu bari nko mu kazu ufunge ujyeyo musenge hamwe hari pasiteri ahandi hari padiri wakinjira nuko bikaze ari ukwinjira ahantu hamwe ninde wakizera cyane nawe yanajya kwa pasiteri wajya kwa pasiteri kubera icyo utajya kwa padiri se kandi ubizi neza ko kubera ko nyine nta makuru mfite ahagije ariko nzi ko ngo abapasiteri byo nako abapadiri ngo ntabwo bajya babikora ntabwo babikora wowe wajya aho babikora rero kwa pasiteri oya kubera ko bavuze ko abapadiri batabikora wajya kwa pasiteri uhatwiga oya ahubwo nyine nuko yenda naba mwizeye yego waba umwizeye reka twigarukire deliverance twavuze ko ari uburyo umukozi w'Imana wabisigiwe wabihamagariwe asengera umukristo bihereranye ukatura akagusengera ariko akagira uburyo yirukana imyuka mibi ikuri ahantu runaka birashoboka ko deliverance ushobora kuyikora ukora ku muntu w'ahantu uri kwirukana abazimu biranashoboka ko ushobora gutegeka bitewe n'ububasha Imana yaguhaye ukavuga ati mu izina rya Yesu dayimoni sohoka ibyo bintu byose birashoboka uburyo bwo gukora deliverance ufite inshuti zawe nawe ubwawe ujya gusenga ujya wumva ko babigenza gute cyangwa se bikorwa gute kubera ko wowe uhise ubyita ihohoterwa bigaragare ko abo mwaganiriye bose bahohotewe nje yari umuntu zahohotewe ariko nje nubwo bitari byamba ariko nje sinkunda umuntu wasengera ankora mu mutwe kakundi basenga akora mu mutwe ntago mbikunda ariko impamvu ngiye navuze ko ari ihohoterwa nyine ko hari ababikora nyine ukumva ko aguhohoteye kamwe muko nyine hari ugiye uba ufite ikibazo umuntu ari bukikemure ariko akagikemura mu buryo nyine bukubangamiye icyo gihe aba yaguhohoteye so nimba umuntu w'umupasiteri yaje kugusengera arabibonye yenda yuko hari ikibazo ufite ngo barakuzinze niyo mpamvu utava iwanyu niyo mpamvu utabyara ufite karande ufite ibintu nk'ibyo byose yegara bibonye ko nta ndwamuhakanye wenda n'igihe ufite ayo makuru ni ukuvuga ngo ukifata wowe nyine akakubwira ati ngo fata amazi ushyire mu kabido numara gushyira amazi mu kabido nyasengere uyoge yego amazi arayasengeye arayaguhaye ngo uyoge nta kuretse nkakubwire ngo wenda mu mutwe uramanuramo rimwe cyangwa uroga gutya nimba ari no kuyitawarisha urumva ahubwo barakubwiye ngo nyereka aho dushiri
nyakozi kandi atari n'umugore mugenzi wawe uri umukobwa undi ni umuhungu nyine umwe ni igitsina gore undi ni igitsina gabo ibyo bintu nanone biza mu kuntu wumva ko bitari ariko kukoza by'umukozi w'Imana wabihamagariwe ndumva nta kibazo kirimo intoki ze ziba ziri mu mwuka kugukoraho bitwaye iki kugukoraho nta kintu bitwaye none se kuki atakogerezaho abantu bari kureba reka nkubwire ukuntu rero harimo irenge ntabwo yakogereza harimo iryo hohoterwa ryawe ririmo nkubwire none se nimba agiye kukoza sibyo uri umukobwa kandi n'umugabo ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bihuriye nuko yakoza ari umumama ku mama nta kibazo wabikisi kukoza wabiki oya naga ari byo nk'umuntu w'umupasiteri twifatire nk'urugero nk'ubu ndi pasiteri nje kukoza uje kunyonza njyewe ndavuze ngo nta kintu naba ariko ibyo bintu nk'umuntu usenga ntago ari byo none se ko amazi wayasenga ufite ububasha bw'uko ayo mazi ari bumukize kuko cyataye nayo nose intoki zawe zirimo umuti waba kucyubirwanya none se nyine wowe uje kunyoza izo ntoki zawe zirimo umuti zirimo ububasha mba ndi gutegeka ubwo bubasha rero ufatishe kuri ayo mazi ngiye koga ubwo bubasha uvuge ngo ndategetse kubera yuko umuhanuzi aba afite imbaraga z'Imana arategeka ikintu guhamagaga kuza kunyoza uwo noneho warangiza ukabwira umuntu w'umukobwa ukanamutawaza mu gitsina yego oya ibyo wapi ibyo bintu uko bivuga nkaho ubizi ndabizi kuko nyine ngenza aho byabaye byagenze uti kagira inkuru njyewe ndabikubwira nk'umuntu ubizi ubifiteho kandi n'amakuru ahagije kuko byabaye ku muntu wanjye umuntu uramuhamagaye kuri telefone baramukurangiye uyu muntu arasenga sibyo ubwo n'umushiti wawe byabayeho yego umuntu aramumurangira ati uyu muntu arasenga ngiye kumukurangira agusengere bizagenda neza yarafite ikihe kibazo umushiti wawe arakuze kwa kundi uvuga ati wabona baranzinze muri famiye karandi ibintu nk'ibyo nyine akenshi abakobwa bakuze akenshi nta mugabo yari afite yego aramusengera amubwira ati we ikibazo ufite ndakibona warazinzwe ufite no muri famiye iwanyu amubwira ibintu byinshi pe yumva ko ari n'ukuri hari ukuntu umuntu wakasengera akaba abona ko ufite n'umurozi ukuraga akanamukubwira kandi ugasanga uwo muntu uranamuzi aramusengera ati duhane gahunda y'igihe nzenza aza kugusengera kugira ngo noneho nge nirukane iyo myuka mibi turi kumwe kuko ntabwo byakunda kuri telefone ati nka faveri nkugire ubundi nge sinyensengera umuntu kuri telefone bahanye gahunda araje atizana akabido k'amazi hano akabido k'amazi karaje arayasengeye ati aya mazi niyo agiye kugukiza tijya muri dushe ati nyereka aho dushe iri ati ngiriye ati tujyane barajyanye ayo mazi kari cyo kintu nge nawe tutari kumvikanaho neza ntabwo yari kuyoga ngo wowe akire nose ubundi katakize yamukoreye ibiki bajyanye muri dushe ngagiye kumwoza ayo mazi aramwoza umubiri wose amwoza numva umukozi w'Imana yitanga urumva amwoza umubiri wose noneho akajya amubwira akumutawaza nyine kwanga ibyo bintu biri mu nda ari kwinjizamo intoki mu gitsina cye ngo abizane abisohore mu izina rya Yesu ubu ufite ikiganza wowe cyaciye mu gitsina cy'umuntu kikageramo kubera ko yabisigiwe ikiganza cyiwe kikageramo wenda sindabyaraho umenye niba abaganga bari kubyaza ibyo bintu abantu badukurikiye mutubwire kuba umugabo w'umuvugabutumwa w'umupasiteri w'umuhanuzi wabihamagariwe yafata umugore ari kumusengera ahubwo icyangwa ibyo bintu agusengera kumusengera bongereho yambaye ubusa akajya kumwoza akagutabaza nk'uko bivuze yego kugira ngo yirukane iyo myuka mibi baba barasizemo ibyo bintu biremewe cyangwa ntibyemewe ese nimba byemewe aramutse abigukoreye ugakira bitwaye iki none katakize ntabwo yakize kandi yabuze kwizera oya ntabwo yabuze kwizera kame murumva ko yamaze kwizera kuko ntabwo twajyana nambaye imyenda unaye wambaye tugereyo nge nkuremo imyenda nuwe wizeye hari ikindi yakoze se nimba yaravuga ngo birimo biraza ngo ni kandi birimo biraza uri kumva niko yari kumubwira yaragiye kumubyaza noneho ngambwira nimba yaravuga ngo birimo biraza ni kandi birimo biraza bari barimo yanazo ari kumubyaza amugani ariko yari yambaye yari yambaye none se ubu ntacyo yari yambaye ariko buriya ngo abakozi b'Imana
abiyita abakozi b'Imana nako Imana ibabarire kubita abakozi bayo ntazi igihe bahamagariwe. Abo bantu bigira gutyo hari igihe ngo anasambanya n'umugore ari kumubwira ngo kubera ko bakuzinze ndakoresha igitsina cyanjye kugira ngo zingure nirukane imyuka mibi. none se nyine ese koko Imana yahamagaye umukozi w'Imana wenda ibyo imuhamagarana ngo bahuze imibiri yabo kigira yenda ko batabikoze ngo bahuze imibiri yabo. aho ntago uri kumva hari hasigaye iki? hari hasigaye iki? ufata intoki zawe uri umugabo ugashyira nyine mu gitsina cy'umuntu uri kumusengera, uri mu mwuka kandi umuntu uri mu mwuka ntago aba ari mu mubiri. nose katavugaga ati sohoka dayimoni cyangwa gira uti yavuga ko yakomeza kumubwira yego sunika bisohoke. Katavugaga ngo wenda sohoka dayimoni cyangwa vamo uziko ibyo bintu uwo muntu yakubariye inkuru gutyo ariko ni umuntu wo mu gipangu. Yego kugira rero ibyo bintu bitagerwaho byagenze ute? Ibyo bintu bitagerwaho haje umumama wo mu gipangu agiye muri dushe hari mu gitondo agiye mu kazi. Njye nari niryamiye inkuru nasanze yabaye kimomo ahubwo yarebye nawe bari no kumukubita biri seriye. Iyo hasanga nk'abapapa baho nyine yari gukubitwa. Asanga umuntu yambaye ubusa ari mwaho ngaho nyine arumirwa aratongorwa arimo aramusengera ko atakize se. Yabuze kwizera. Ntabwo yabuze kwizera kuko kwizera kwa mbere yemeye kumusengera, kwizera kwa kabiri yakuyemo imyenda. Erega Imana niyo ikora. Yego Imana niyo ikora kandi ikorera mu bantu bayo. Yego yishyiriyeho urumva. Hari n'igihe umukozi w'Imana yituma atari Imana imutuma. Yego nabyo birashoboka. Imana ikakwihorera. Ariko si uwo muntu nimba yari afite imbaraga z'Imana. Ayo mazi yari kuyasengera kama ngo genda wiyoze. Ese uboreka ngo he nk'urugero. Ubaye nta wenda bakakubwira ati ufite uburwayi bukomeye. Umva umuntu atarahohotewe. Uwo yarahohotewe. Yarahohotewe nyine. Niyo mpamvu deliverance wavuze ngo ni hohoterwa. Harimo ihohoterwa uri kumva basigaye baduhohotera. Oya biterwa n'uburyo yakozwemo. Ubwo buryo ntago bwawe ndibuze kubwemera. Hari deliverance zemewe. Zirahari nanjye nabivuze ko zari zemewe ariko hari n'izindi zibaho nk'ihohotera. Hari niyo wakoresha wowe. Umuhohotera umuntu. Wowe hari iyo wakemera ko bayigukorera. Yego. Umuntu akaza akavuga ati ndagukorera deliverance. Ntago nubwo tuba turi kuvuga gutyo. Ariko atangora mu mutwe. Ntago atari uko hari abakozi b'Imana. Biterwa ibyo ngibyo narabisobanuje. Kuri umuntu ugusengera afite ibintu kugukubita gukanda. Nyine hari umuntu ugusengera afite ngo nibi hari umuntu ari umupasteri nyine wenda sinzi imba yarimitswe n'Imana cyangwa yarimitswe ariko ashaka kuba afite nayo imyuka mibi uko gusengera gukora ucye mu mutwe bigutsindagiramo. Yo mpamvu nge nta muntu wansengera nkore mu mutwe. Reka bagukora he? Unyire nsengera ubwo subaye urwaye ibere. Ntago ndarirwaye. N'urugero bajya kugusengera. Ariko ni wankora mu mutwe. Nabira bivuta babasiga no muganga bavuga ngo shakara babanga bashitira reka ntago wabinsiga. Yego ubo ni wowe. Nyamara hari ahantu ushobora kugira urwaye ukemera. Nkemera. Hakore pfa kubona nkize. Erega bari abantu wemeye ko bamugira gutyo ngakire ntiyakize. Ubwo yari yahuye n'umutubuzi. Nge sinzi mba ako no mutubuzi. Ariko hari umukozi w'Imana nzi uzwi cyane hano mu Rwanda. Umuhanuzi uzwi unanakomeye ubwashize numvisha amakuru ngo we abafite abadamu. Aboza ibitsina ariko bakora deliverance ababuze urubyaro abatajya mu mihango. Baragira biricamo nyine. Simbizi ariko ngo haba hari umurongo buzuye. Baje kuyoge. Afite barawe. None se urabizi neza basi nta namakuru make wenda ufite amakuru ko umuntu ahari. Nta namakuru basi wowe ufite yuko bakira impamvu bakira nuko basubirayo ubwo badasubirayo sibwo yaba bakira. Basubirayo. Cyangwa bumva ari byiza. Ko numva se nanone bikaze. Birakaze. Ariko nimba ari umuntu bakoreye deliverance bamukorera ibyo bintu atwandikire. Niyo taza kuduha ubuhamya buriya ugiye muri comment ukabyandika tumenya ko bihari ariko ibyo bintu birahari. Ibyo bintu birahari cyane. Ugasanga umuntu ari kukudelivera amabere. Ngakora iki yose? Yararwaye kanseri. Hari abantu barwaye amabere bakurya
hari abantu baba barwaye indwara twazivuze zo mu myanya ariko aho ndumva ngo ngaraboza ngo bakabyara bakagira ute byo ndumva. ariko deliverance hari ubundi buryo izakorwa simbizi. hari igihe ejo bundi nabiburanyeho na pasiteri umwe akajya ngo nibiremewe biterwa n'ukuntu wahamagawe. Hari umuntu uhamagarwa se kubyoza. Hari umuntu Imana ihamagara kujya usengera abantu barwaye indwara zo mu myanya y'ibanga. Nta mupasiteri wabonye arimo barayibonye iriya video nagira n'isoni ifata ku maso. Wifata ku maso? Wabonye uriya musore bari bamufata ibintu babigira nyine abaye ari sheri wawe shaya nyine nuko wende nimba koko ayera nakize w'ikinyenzi nuko yabakiza ariko nyine ubu nasebye nanone. Ubusebye guteze uzi yuko no seka nkubwire ubu nshobora kuza ngiye ngashaka gukora agahita nkubita intoki. Hara nta muntu ujya uhakora. None uzacunge n'abakinnyi bari mu kibuga bakajya gutera kufu bose basimbuka bafashe hano. None se nyine hano niho mutima uri. Gute umuntu ahakora? None sumva atari ikibazo. Wenda ushobora kuvuga ati wenda ndi bukire cyangwa waranakize wavuga ati ntari ubwo nakize nibwo nasebye birarangiye nta rubwo rutavaho. we nusubu rwa Pastor Mutesi na Pastor Claude ntirwashize. Hari umuntu ukibavuga ari ukibazaho numva ngo hasotse ngo amajwi n'ibiki ngo bagize uko bigenza bose. Hari umuntu ukibivuga n'ukuntu byavuzwe. Nose bira byaguca intege byo kujya gusengera kwa Mutesi cyangwa kwa Claude? Ngiye nabo nafashe nabo byansha intege kandi nanone nta rubwo rutavaho nyine ibintu byose. Uramutse Nohera kuzaniye ubuhanuzi wabupinga? Oya wowe wimuvuga. Oya se. Imana igutumyeho Nohera wayisubizayo. Nta muntu nanga ariko uriya muntu wazatuma mwanga pe ngiye nanugura kareka nanubwo yansengera nabwo yamanurira. Nanubwo yagutereta. Yes nta nubwo twakwicarana. Reka muhamagara ze mu kiganiro. Nje ndahita amaguruka. Ujye hese. Ngende. Kumuko numva umwiyangishwa. Ubona uriya mutipe atari umusore mwiza. Ntabwo ari type yanjye. Type zawe zaba zimeze gute? Umukobwa yarakurashinze nyama. Iki? Ntacyo mvuze. Oya wimbeshyera. Nta muntu mvuze. Ko ndi kubona uri kureba amaso yantuza. Yande? Yande? Come to bed. Ego mano. Wapi? Riri. Mu bintu wabonye kuri social media niki kintu cyaguciye intege cyangwa se gituma utakaza icyizere wari ufitiye bamwe mu bakozi b'Imana? Nyine igihe kintu cyinshi intege rero ni umuntu uza akavuga ngo Imana yavuze itavuze none se undeka ngewe kanibarize wenda Noheri ngewe arabaye ari hano namubwatireka ngo wazunsubize nimba Imana yaramubwiye ngazabana na Siya ni ngombwa ngazicare kuri kamera bivuge kuberi Asiya ko amuzi niba atanamuzi ntiyanamushaka ngo amubure niyabura n'umuntu umuha nimero ziwe cyangwa n'umurangira n'ahato. Ibyo buhanuzi reka ndeke kubitindaho ariko Imana ushobora kubikora kugira ngo Imana nigusubiza bazamenye ko ariyo yavuganye nawe. Oya pe nose twese twagira ibyo twirata urumva ngo Imana yatubwiye gutya na gutya urumva kujya muzabibona. Ntabwo uraguhanurira umugabo? Ngiye bamanuriye ubukwe kenshi ariko nizeye ko buzaza. Ubu urabyizeye? Yego genda byizeye ko bizaza. Uzabana n'uwo mukundana? No dukundana? Uranshaka iki? Niwe muzabana? Niwe tuzabana. Niko Imana yakubwiye. Ubwo ndi kugira muhumurize uyu musore mukundana. Mubwire murema agatima byibuze ahantu ari. Hoya n'ubundi nyine nahumure. Mubwire ijambo ryiza. Mubwire ijambo ryiza ikigana azakireba. Umubwire ijambo ryiza. Nurasi ko yumiwe. Uriya yumiwe nyine ko ukuntu ugiye kumubeshya ubitekerejeho. Bivuye ku mutima ibintu ugiye kuvuga? Bivuye ku mutima. Kandi mara mbimubwira. Cyangwa urabidownloadinze ngaho. Mubwire ijambo ryiza zareba iki kiganiro. Nyenda mukunda. Ndamukunda cyane na wundi muntu wamusimbura. Ibintu bitatu yihariyeho. Ibintu bitatu yihariyeho. Ari cool. Kabiri ari romantique nyine ukuntu mbikunda. Abikora neza by the way. Cya gatatu ni ibanga. Cya gatatu ni ibanga.
aho ushobora kugira amatsiko aba yanyishe ubu ndi kwibaza nk'icyo kintu ndi kumva nakwinjira mu mutima nkagikuramo nkaza nkagishyira hano abantu bakacyumva wabariye basi sinongera kukubaza nita nsoza ikiganiro iki kintu cya gatatu arenzeho ni iki nawe arakizi kandi ikintu tugihuriyeho mwembi ni ukuvuga ngo umwe ni 50 50 mugahuriramo hagati aha ufite amatsiko abafite nk'ibariye ibihiye njye sinishoreye nta matsiko mfite ntayo ariko tuba twiganirira bibaho buriya gukunda umuntu inshuro nyinshi bisaba ko uhitamo umuntu muhuza kandi wishimiye kandi utazicuza gukundana nawe. Ikindi umuntu uguha ibyishimo uba ugomba gukundana n'umuntu uguha ibyishimo nawe ubiha kandi uvuze ko mwembi mu bihana yego ako kantu niko mfashemo mu bintu byose twaganiriye ko ngako nagatahanye ndagakomeje cyane nakanditse ahantu ni byiza cyane. Urabwira iki abana b'abakobwa bagenzi bawe inshuro nyinshi reka tuvuga bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda bakunda guhohoterwa rya hohoterwa wavuze ya deliverance wise ihohoterwa mboreka mbare deliverance yawe wavuze simbare deliverance muri rusange ko nitureba muri rusange ngiye impamvu yanjye nayivuze nuko nzi yuko hari umuntu byabaye kandi urumva yarahohoteka meme uziko uwo muntu ugiye kumurega no muri church asengeramo n'imbere y'Imana bamuhagarika nukuri uri kubivuga disi nkabona urababaye ngigo nyine wari warira ukunda kurizwa n'iki ngiye nkunda kurira ngiye mbonye uyu muntu ambwiye amagambo meza arandiza nko kwisabukuru yanjye ndarira kintu kindiza iyo mbabaye iyo ndi kureba filime y'urukundo ndarira so ibintu bimbabaza byo ni byinshi ariko nibishimisha nabyo ni byinshi so rero ikintu giye gikunda kundiza iyo umuntu ambwiye amagambo meza ni ryari wari zuri kumwe na sheri wawe hari habaye iki kuri anniversaire yanjye yaragukoreye iki byaranunguye warize muri mu bantu cyangwa ni ryari yakuriza muri mwenyine turi twenyine ni kenshi iki ikizaho urakoze nyine ikibazo nuko akuriza mutari muri mwenyine byibuza nta n'umuturanyi uhari ngo aze kuguhosa sha ahurure Riri urakoze cyane reka ngushimire Imana iguha umugisha inama harya wayigiriye abantu abakobwa bagenzi bawe uzakora ibara yego nta bara nzakora gira inama abantu badukurikiye dusoza ndata mube maso ngiye nama nabagiye mube maso abantu basenga by'ukuri barahari n'abahanuzi b'ibinyoma barahari ariko nyine ba maso kandi ukomere ku imari yawe nyine ukumva mube maso mukanguke gusenga ni byiza biraruhura birubaka ariko ube maso kuko nyine hari abahanuzi bavangiwe n'abantu bavuga iby'ukuri nutaba maso nyine bazakuvangirwa nuba maso cyo ushaka uzakibona.